Bene data nshuti bakundwa munkurikiye, ni mwene so umuvugabutumwa Ernest. Turi muri gahunda n'ubundi ya buri munsi yo kuganira ku bushakashatsi butandukanye ku byigisho by'ijambo ry'Imana, bikongera ubwenge, bikakongera amavuta no gusobanukirwa neza iby'urugendo rujya mu ijuru. Karibu mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro cy'iminota 10 kirimo ubushakashatsi butandukanye bugufasha. Ndashimira abanyandikira, ndashimira abo tubana bampa komenti, Imana ijye ibaha umugisha. Ejo twaganiriye ku kiganiro kibaza ngo kuki abantu bashobora gusenga bagashobora guterana ariko umuntu umwe muri bo cyangwa abantu bamwe ugasanga ntibakizwa. Imbuto mbi, imyitwarire mibi muri kominote, kureka irari, kureka ubusambanyi, kureka ibikorwa bibi, ubujura, kubeshya byaramunaniye. Kuki umuntu yasenga ntakizwe? Twabiganiriyeho tubona impamvu zibitera. Dusoza ikiganiro ngusezeranije ko tuzongera tukaganira, nkazakugezaho ikiganiro noneho kivuga ngo ni iki umuntu yakora kugira ngo asenge kandi amasengesho yamuhindure abe umuntu mushya. Ijambo ry'Imana avuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya, ibya mbere biba bishize. Narakuganije ndakubwira ngo burya umuntu aba akwiye kuva mu mazi menshi kubatizwa, atayemo karande na kamere, nuko yavutse akavuka ari umuntu mushya uhindutse. Reka tubirebe rero muri iki kiganiro. Insanganyamatsiko iravuga ngo icyo umuntu yakora agasenga ku buryo ahindurwa n'amasengesho ye. Ikintu wakora tugiye kukireba. Hari korari yaririmbye ngo mbese ni iki nakora, ngo ni iki naguha ngo kigushimishe kinezeze umutima wawe. Noneho tugiye kureba icyo wakora nawe ubwawe kikaguhindura, kigahindura ubuzima bwawe bw'umwuka ndetse n'umubiri wawe n'imyitwarire ya kamere ukuremye igahinduka ukaba umuntu mushya. Karibu rero mu mwanya w'ijambo ry'Imana tuganire. Abantu benshi bakunda kwibonaho umujinya w'umuranduranzuzi. Kubera igihari kigufi sinsobanura byinshi, ariko umujinya w'umuranduranzuzi ni ukumva niba umuntu akwibye nawe uramwiba, umuntu agututse nawe uramutuka, umuntu akifata mu mayunguyungu akakubwira ngo sindagafu k'imvugo ari mwe ngo iwacu ntidukinishwa, ngo reka nanjye ngusomere. Akibuka ko asenga akavuga ngo Mana umbabarire, ngo babyita ngo ni ukwibuka ibitereko ngo washeshe. Umuntu akagira inzika, inzika umubwiye nabi nawe akamwishyura. Uyu munsi akakubwira ngo nakubabariye ariko bitamuvuye ku mutima, ejo mwahura ukumva aragucyuriye. Ubwibone, ubwibone ugasanga umuntu uruhu yararumakiye yararuhinduye. Ubu bwibone bugaragarira hehe? Imana iguhaye amafaranga wari warakakaye warumye, aho kwambara ngo wikwize ukagenda ukagura ijipo, 1/3 cy'ijipo ukwiye kwambara. Imana iguhaye amafaranga wari warumye warumiwe, aho kugira ngo ugure amavuta wisige wasaga n'igikara uhindutse umutuku, uhindutse icyatsi kibisi, uhindutse umuhondo. Ibyo turabizi. Ubu bwibone bugaragarira kutavuga Imana ushaka kumenyekanisha Imana, ahubwo ngo abantu bakumenye. Ni byinshi. Ubwoba, ugasanga umuntu yarakijijwe ariko aracyatinya ngo baramwica, baramuroga. Ntacyo bashobora kugutwara, ambara Yesu. Abandi baguma mu byaha. Uko umuntu yari ameze mbere y'uko abatizwa mu mazi menshi, ibintu yakoraga, Imana itubabarire rwose. Ugasanga umuntu mbere yo kubatizwa mu mazi menshi yari umusinzi, yari umusambanyi, yaribaga. Uje kugurira kuri butike yawe akibagirwa kugaruza, ntumuhamagara ngo umugarurire. Yamara kuva no mu mazi menshi ugasanga aracyakora ibintu nk'ibyo yakoraga mbere. Ibi ni ibimenyetso bikwereka ko utahindutse. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibintu wakora kugira ngo uhinduke. Ugasanga umuntu arasenga ariko yakwisuzuma
agasanga agituye kuri Uri y'Abakaludaya. Imana itoranya Aburahamu yaramwimuye iramubwira ngo nave iwaba ajye mu gihugu izamwereka. Bishushanya iki? Kuva kuri Uri y'Abakaludaya ni ukuva mu moko, ukava mu kuteye, ukisiga, ugasiga umubiri wawe n'ibitekerezo byawe. Hano rero mu cyegeranyo nakubwiye ngo ugasanga umuntu uko yari ameze akiri kuri Uri y'Abakaludaya niko abaye kandi avuye mu mazi menshi. Iki rero ni ikibazo gikomeye. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu umuntu yakora kugira ngo amasengesho yamuhindure abe ay'umumaro ku buzima bwawe bw'umubiri n'umwuka. Ubundi niba ukijijwe, imiterere yawe y'umubiri iragomba guhinduka, ukamenya kunyurwa, niko Pawulo yavuze abwira Abafilipi mu bice 4 umurongo wa 12. Arababwira ngo nzi kunyurwa, nzi kwihangana, nigishijwe byose, kugira ibisaga cyangwa kubibura. Asoresha umurongo wa 13 avuga ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Abanebwe cyangwa baswa mu ijambo ry'Imana rero bifatira uwo wa 13. Kuki utakoze akazi neza? Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kuki wahombye? Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kuki uri gutukana? Hoya. Ibyo yavugaga shobozwa na Kristo ni uguhinduka, akamenya kwihanganira buri kimwe, akamenya kudasubiza umututse, akamenya gufasha abakene, akamenya gusenga, kandi akamenya kwisiga akava mu byaha. Twihuse ibintu bitandatu. Icya mbere wakora kugira ngo uhinduke. We kuba mu rusengero utarahindutse, we gusenga amasengesho y'imfabusa Imana itakubona mu gitabo cy'ubugingo. Senga ufite umutima wo kwihana no guhinduka. Mbere yo kujya mu cyumba ujya usengeramo, mbere yo kujya mu rusengero uteraniramo, mbere yo kujya aho ujya wicara ugasenga, aho ariho hose, mbere yo kuvuga isengesho iryo ari ryo ryose, banza ukora icyo bita goals setting cyangwa gushyiraho intego y'amasengesho. Kwihana no guhinduka. Mbere yo guhamagara Imana uvuge ngo mbese nihannye, ese ko nihannye nahindutse. Kwihanira kureka. Bitabaye ibyo Imana yakubona nk'ingurube baha ibintu ikabirya, ikabiruka ikongera ikabirya. Imana ntishaka amagambo menshi, ishaka umutima wicisha bugufi kandi ugafata icyemezo cyo kwihanira kureka. Fata Bibiliya yawe dusome Zaburi ya 34 umurongo wa 19. Zaburi ya 34 umurongo wa 19. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Umutima ushenjaguwe rero cyangwa umenetse ni umutima uca bugufi, ukamenya kwisuzuma. Kujya imbere y'Imana biragusaba kwemera amakosa yawe kandi ukitegura kuyareka. Kuza ukavuga ngo ndi umunyabyaha nta ntego ufite, birutwa no kutaza rwose. Imana itangira kugukoraho iyo umeze gutyo. Kwihana ni urufunguzo rw'impinduka nyakuri. Ubuzima bwacu bugomba kujya bwerekana umurimo Yesu yakoze muri twe. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Hari na korari yitwa Silowamu, Imana ibaha umugisha, baririmbye iyi ndirimbo ngo ubuzima bwawe bujye bwerekana umurimo Kristo yakoze muri wowe. Abantu nibaza kukugerageza ucuruza mituyu, bakagura mituyu ya 200 kubera bakubona muri korari, bakakwishyura 500 ku bushake, banafata video utabizi, babone ko wakira 200 yawe ukabasubiza 300. Ubuzima bwawe, aho utuye, muri class, aho wiga, mu kazi, aho ukora, aho usengera, aho ucururiza, aho ucunga umutekano, aho uvurira, bujye bwerekana umurimo Kristo yakoze muri wowe. Gukiranuka ni ugukorwamo n'Imana umurimo udasanzwe, umuntu agahinduka akaba mushya. Abari bamuzi kera bakabona yavuyemo umuntu mushyashya. Gukiranirwa rero uba mu rusengero ni ukuza ugasengera ku bintu utaretse, ukaririmba, ugakora imirimo itandukanye, ugahereza, ukadiyakona, nyamara umuntu watutse adashobora kurara asinziriye. Imana idufashe kumva ibi bintu. Ikintu cya kabiri wakora nyuma y'icya mbere cyo kugira umutima wo kwihana no guhinduka, ukihanira kureka. Icya kabiri ni ukwizera ko Imana iguhinduye.
abantu benshi barasenga ariko mu mitima yabo bakumva ukabona nta gihinduka. Abaheburayo 11:6, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera ko iriho ikagororera abayishaka. Yego, iyo rero usenze wizera ko Imana ishoboye kugukiza, kuguhindura, kugukorera ibikomeye, umutima wawe utangira kwakira umurimo wayo. Niba udasengesha kwizera, utizera Imana, icya mbere ni ukwihana, icya kabiri ni ukwizera. Yesu aturisha inyanja yabajije abigishwa be ngo kwizera kwanyu kuri he? Imana iragusaba kuyizera kugira ngo ikorane nawe iguhindure. Ukizera ko nta muntu wakwica, ukizera ko nta muntu wakuroga, ukizera ko nta muntu wagushobora, ugakora imirimo myiza, ubundi ugasenga wizera Imana, ukizera ko ari Imana izaguhemba. Ukizera ko Imana ari igomba kugaragara mu mirimo ukora mu rusengero, si wowe ugomba kugaragara. Wirwanira kujya kuririmbira ku ntebe ya mbere, no kuri bazi Imana irakubona. Icya gatatu, n'ibindi byinshi, senga kandi usome ijambo ry'Imana. Ntabwo ushobora guhindukamo umuntu mushya udasoma ijambo ry'Imana, n'ibi byigisho dutanga nibura ntufate umwanya ngo ubyumve. Amasengesho atari mu ijambo ry'Imana ashobora kutazana gukura mu buryo bwuzuye. Ijambo ry'Imana niryo ritwereka icyo tugomba guhindura. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo umuntu yireberamwo akabona amakosa n'inenge afite akabihindura. Ijambo ry'Imana niryo rikwemeza ibyaha, rikakwigisha, rikagutunganya. Nk'uko umuntu afata inkweto akazihanagura, yamara kuzihanagura akazitera siraje, akazibyasura zikumuka, zigacya, zikaburiya, zikamurika, niko ijambo ry'Imana rigushyira ku murongo, rikaguposa, amasubyo n'ingeso n'amahoro wari ufite bikagushiraho, ukaba umuhini wo guterurwa, wo gukoreshwa n'Imana mu murimo wayo. Yohana 17:17, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. 18, uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi. Ntabwo rero wakwera guhinduke udasoma kandi ngo wige ijambo ry'Imana. Iyo usenga ugasoma Bibiliya buri munsi, Imana ikomeza kuguhindura ibitekerezo n'imyitwarire. Gukizwa rero ni ukwakira gukorwaho umurimo n'Imana igahindura ubuzima bwawe. Icya kane, emera kuyoborwa na Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe uhindura umuntu imbere n'inyuma. Ubundi kugira ngo ugirire umumaro itorero, ugirire umumaro igihugu, ugirire umumaro umuryango, ube umupapa mwiza, ube umumama mwiza, uzave nk'umugore mwiza, uzave nk'umugabo mwiza, ni uko uhinduka imbere n'inyuma. Mu mutima ukagira umutima utariho umwanda, ariko n'imiterere yawe n'umubiri yawe n'ibikorwa ukora bikaba ibikorwa bisukuye, bitarimo kwesikoroka no kubeshya no kwihisha mu mwijima. Ibyo wakorera mu rusengero akaba ari byo wakorera mu cyumba cyawe, akaba ari byo wakorera mu biro byawe cyangwa mu murima wawe. Ibyo rero bisaba ko wemera Mwuka Wera akakuyobora, ukumva icyo Imana ivuganye nawe mu buryo bw'umwuka kandi ukagikora. Umwuka Wera niwe uhindura umuntu imbere n'inyuma. Hari igihe amasengesho asubizwa binyuze mu guhindura umutima imbere ndetse n'inyuma. Umutima uhindutse ni intangiriro yo gusubizwa ku byifuzo, kuko ubwihebe n'agahinda mu mutima ntibituma umuntu afashwa. Niba rero utafashijwe, ubwo no kuvugana n'Imana biba bikuri kure. Birasaba ko ufashwa, umutima wawe ugahinduka, ukanezererwa Imana, Imana ikabona aho itura, kuko ni amahoro n'ibyishimo no kwera n'urukundo, ubundi ikavugana nawe. Abaroma 8:14 haravuga ngo abayoborwa na Mwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'Umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Niba rero kugera n'ubu utemera Umwuka Wera, utayoborwa nawe, urumva ko ari ikibazo. Guhinduka kwawe biragoye, kuko Mwuka Wera niwe uduhindura. Icya gatanu, jya ushyira mu bikorwa ibyo Imana ikubwira. Kumvira Imana. Ntabwo bihagije gusenga gusa, tugomba no kumvira Imana.
Yakobo 1:22. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Ushobora kujya mu rusengero bakakwigisha ijambo ry'Imana, iki cyigisho ukacyumva ukaba wize ijambo ry'Imana, ariko ntiwumvire Imana ibyo Imana yakubwiye mu ijambo ryayo, ntabwo wahinduka. Ntiwumvire Mwuka Wera ibyo yavuganye nawe mu buhanuzi no mu bundi buryo, ntabwo wahinduka. Hari indirimbo twajyaga turirimba ivuga ngo ijwi rikwinginga ngo uve mu byaha, ngo reka kuryima amatwi, kuko ngo hari ubwo ijwi wumva ryaba irya nyuma. 6, ari nacyo cya nyuma tugiye gusenga. Komeza gusenga udacogora. Gusenga kwiza ni uguhozaho. Impinduka zimwe ziza buhoro buhoro. Hari ibyo Imana ihindura ako kanya, ariko hari ibyo ikora buhoro buhoro uko umuntu akomeza kuyegera. Luka 18:5. Ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Mwene data uduteze amatwi, ntucike intege igihe impinduka zidahise zigaragara, ahubwo komeza gusenga, Imana ibiri gukora. Ndasoza rero nkubwira ngo niba ushaka ko amasengesho yawe aguhindura, senga icya mbere wihannye. Kugira ngo uhinduke biragusaba kwihana. Icya kabiri, biragusaba kwizera Imana. Iyo Mana wihaniye imbere, wizere ko ari Imana ishoboye byose. Soma ijambo ry'Imana. Emera kuyoborwa na Mwuka Wera. Umvira Imana kandi ukomeze gusenga udacogora. Ndabigusubiriramwo ibi bintu 6 ubifate mu mutwe. Impamvu abantu bajya mu rusengero ntibahinduke, bagakora imirimo itandukanye muri korari, bagatanga amaturo ibya 10, bakaba abadiyakoni beza, bakaba abayobozi ba za komisiyo nziza, bagashumba n'ibindi bintu bitandukanye, ariko mwagira akabazo muhuriramo akagutera no kumva utasubira ku rusengero, uretse kwihangana, kuko umuntu udafite kwihangana ntazajya mu ijuru kwatuma usubirayo. Ni ibi bintu 5. Ibi bintu 6 murambabarira ngiye kubigusubiriramo kugira ngo uzahinduke uvemwo umuntu mushya, uhindurwe n'agakiza. Ugomba kwihana. Hari indirimbo ivuga ngo niba ushaka ko tujyanayo, ihane mwiringira gukiza ubu, ihane uwo mutwaro wikoreye mwemerera ugukize. Izere Yesu nk'umwami n'umukiza, ubatizwe mu mazi menshi, wihane ibyaha. Icya kabiri, kwizera. Wizere ko uwo wizeye ashoboye kukubeshaho, kugutunga, ukora imirimo yawe ufite kwizera. Nujya kubiba wizere ko uzasarura. Nujya kwikorera imizigo wizere ko bazaguhemba, wahembwa ukarya, wamara kurya ukazigama ugatera imbere. Soma ijambo ry'Imana. Ntabwo urasenga, ntabwo urahinduka udasoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo niryo ritanga umurongo w'ubuzima. Ikibazo cyose uhuye nacyo ukagikubitisha ijambo, Satani bamwicisha inyundo ya kinubi yitwa ijambo ry'Imana. 4, wemere kuyoborwa na Mwuka Wera. Ijwi rikubwira ngo ba maso, ube maso. Ijwi rikubwira ngo ndi kumwe nawe, uryumvire. Ijwi rikubwira ngo irinde kujya aha, uryumvire. Irinde kwishingira no gukora ibindi bidahesha Imana icyubahiro. Umvira Imana, kandi kumvira Imana, umva icyo ijambo ry'Imana rikubwira. Irivuga butumwa tuvuga wiryima amatwi, umvira Imana uhindukire. Icya nyuma, komeza gusenga udacogora. Gusenga ni uguhozaho. Amasengesho nyakuri rero ntabwo ahindura ibihe gusa, ahindura n'umuntu uyasenga. Akamaro ko gusenga ni uko amasengesho ahindura ibihe, agahindura na situation, agahindura na fact cyangwa ibintu by'ukuri wari uzi, agahindura amahame n'amategeko n'amateka. Nakubwiye ko Yosuwa yasenze amasengesho agatuma butira. Amasengesho atuma butira kandi wabonaga bwari bwije. Amasengesho ahagarika imvura wabonaga yaguye mu buzima bwawe, akuraho urupfu, azura ibyapfuye bikabaho. Ariko kandi ahindura n'umuntu yasenga. Wishaka rero amasengesho y'ibitangaza ngo Imana ikugirire neza, iguhe ubukire, iguhe amafaranga. Banza gusaba Imana kwiguhindura mu masengesho usenga. Wihane ibyaha bizinukwe,
wizera Imana ishobora byose, usoma ijambo ry'Imana. Hari abantu batagira Bibiliya kandi uvuga ngo uri umuntu w'Imana, wemere kuyoborwa na Mwuka Wera, umwumvire kandi wumvire Imana, ukomeze gusenga udacogora. Ahangaha impinduka zizakubaho. Imana irakwisangira ikavugana nawe, Imana igutumaho, Imana ivugana nawe mu ijambo ryayo. Iyo umuntu yegereye Imana by'ukuri, ava mu gusenga k'umugenzo akinjira mu mubano n'Imana, kandi uwo mubano ni wo utanga impinduka zirambye. Kubana n'Imana birafasha. Iki cyigisho rero kibaye igisubizo. Wajyaga wibaza ngo nakora iki kugira ngo mpinduke? Nk'umwe wavuze ngo mpora nifuza gukora ibyiza ngo ariko ibibi bikantanga imbere, ngo ninde wo kumara umubabaro? Buri gihe mpora nifuza amahoro ariko nkibonera intambara. Kora ibi bintu bitandatu, ubuzima bwawe buzahinduka. Mwuka Wera yaje arema amahoro mu muntu, ukajya wisetsasetsa, ugatwenga, ugatwita, ukazinukwa ibyaha, ugahurwa ibyaha, ugakunda iby'Imana ishaka, ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ukagira umugisha kandi ukazajya mu ijuru. Icyo bita isumbwe tuzakiganiraho ubutaha. Mu isi uba uri uw'agaciro kuko ufite isumbwe riva mu kubaha Imana, ariko kandi no mu ijuru Imana ikakwirahira. Intebe yawe mu ijuru iba ihari, n'inzu yawe iba ihari. Fatanya nanjye dusenge iri sengesho ryo gusoza iki kiganiro. Niba wifuza ko Imana iguhindura, ukaba mu rusengero uhindutse, ukumva iby'ijambo kandi ukabikora, ukaba umuvugabutumwa muzima, ukaba umukozi w'Imana muzima, ukaba umwana w'Imana Imana yishimira. Data wo mu ijuru, turagusaba ngo utwigishe gusenga uko ushaka. Uduhe umutima wihana. Haleluya. Unyuzuze kandi utwuzuze Umwuka Wera, kandi udufashe kumvira ijambo ryawe. Twuzuze Yesu. Ntukemere ko amasengesho yacu aba amagambo gusa, ahubwo abe inzira yo kudukomeza, kutwegeza hafi yawe. Turasaba imbaraga, turasaba amavuta. Umuntu wese wumvishe iki cyigisho umukomereza amaboko, umuhe guhinduka rwose, abe icyaremwe gishya, abe mu nzu yawe umwishimira. Tubisabye twizeye izina ryawe rifite imbaraga, ribohora kandi rikiza. Amen. Reka ngushimire ko wakurikiye iki kiganiro. Ikiganiro cy'ubutaha tuzareba ibimenyetso 7 bikwereka ko amasengesho yawe yatangiye kukugiraho ingaruka nziza, akaguhindura. Imana niguha umugisha kubera ko wakurikiye iki kiganiro, kandi nkwifurije gutunga inyota yo gushaka Imana. Nkwifurije kuba mu isi warahindutse, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo abera bo mu isi nizo mfura Imana yishimira. Ntabwo ivuze abamarayika, ntivuze abaturage bo mu ijuru kandi bariyo benshi, ahubwo iravuze ngo abera bo mu isi nizo mfura Imana yishimira. Iyo ikubonye mu isi wera ukiranuka, iranezerwa cyane. Imana nibarinde. Shalom, shalom.